indi ntambara ikomeye yatangiye. Gusa kuri ubu turi mu ishyamba bwa kabiri mu mateka. Abahanga mu bumenyi bw'ibinyabuzima babonye inguge zigabamo ibice bibiri, zigatangira gukora urugomo, zica, zambura ubuzima. Intambara, ubwicanyi ndengakamere. Ubushakashatsi buvuga ko ibi ari ibintu bibaho mu myaka cyangwa se buri myaka 500. Gusa ibi bintu byaciye igikuba muri Uganda. Izi nguge zari mu itsinda rinini wabaga wabona ku isi, ariko kuri ubu zasaze, ziri gukora ibikorwa byo kwica. Mu myaka 30 ishize, abashakashatsi kuva muri kaminuza ya Michigan n'ahandi ku isi bari bamaze igihe bacungira hafi izi nguge zo mu bwoko bwa chimpanze ziba mu burengerazuba bwa Uganda. Bigitangira byasaga nk'ari amahoro. Inguge ni ngogo chimpanze, mwandika iryo jambo muri Google wirebere. Zabaga mu muryango mugari wishimye nk'inguge kandi zikundana. Mu bihumbi 2015 ibintu niho byatangiye guhinduka. Habaye impinduka mu bibuzi bw'izi nguge, cyane cyane mu ziba zikuye izindi izitwa alpha. Alpha akenshi aba ari ingabo. Icyo byabyaye inguge zatangiye kwicamo ibice. Nyuma y'imyaka 3 ibi bibaye mu bihumbi 2018, inguge zo mu burengerazuba zatangiye kugaba ibitero ku nguge zo mu ishyamba ryo hagati. Ariko ibintu zakoraga biteye isoni. Iki gihe intambara ikomeye y'inguge yari itangiye muri Uganda. Inguge 28 zirimo 19 ziri mu kigero cy'abana zarapfuye. Inyinshi muri izi ziri mu kigero cy'ubwana cyangwa se cy'ibyana zidakuze zarashimutwaga. Ibyo ntabwo bitangaje. Ibi ntabwo ari urugomo rusanzwe, kuko ni urugomo ruhuriweho, kuko zigenda mu itsinda ku buryo zibikora zigutera uburibwe bukomeye cyane. Ni inguge. Inguge imwe iri guhohoterwa n'izindi. Izindi nguge nibura haba hari inguge 10 ziyiri hejuru. Zimwe muri zo ziba zayifashe zikayikomeza, ubwo nayo zikayiryamisha hasi ku buryo itaziyaka, ubundi ikwiri hasi. Ziyitera amenyo kandi ziyitera ibipfunsi mu buryo bw'uburibwe bukomeye. Rimwe na rimwe hari n'umwe ziyikuraho amantuza yayo. Urabonye ubugabo zikawuca. Ni ibikorwa by'indengakamere gusa. Nyamara reka twinjire mu nkuru neza. Iyi nkuru yaciye ibintu muri Uganda. Ahenshi handitse ko ari intambara y'abaturage b'inguge za ngogo muri Uganda, muri pariki cyangwa se mu cyanya nyaburanga cya Kibale. Ibi twavugaga byabaye no muri Tanzania mu 1970. Gusa iyi nkuru yo muri Uganda ubwayo yo irihariye. Ni rumwe mu rugomo cyangwa se mu ngomo rwuzuye cyangwa se zuzuye amaraso ndetse rukabije cyane mu mateka muzabayeho. Dore byabaye mu myaka 20 ishize. Uyu muryango wa ngogo niwo muryango wari munini mu muryango w'inguge cyangwa se mu miryango igizwe n'inguge z'agasozi ku isi, inguge 200. Ubundi busanzwe inguge zibana ari 50. Niryo tsinda rigari ryariho. Zari zibayeho zirinze umuryango wazo mu bihe by'ibinyacumi, imyaka myinshi. Nuko ubwo mu 2015 uyu muryango mugari watangiraga kutumvikana, igisubizo zisanze zigomba kwicamo ibice. Gusa ibi ntabwo bitangaje nk'izindi nkuru z'urugomo mu bisimba by'ishyamba turaza kurebera hamwe nidusoza cyangwa se turi gusoza iki kiganiro. Inguge zitanagaho zigahigira hamwe ibyo kurya, zisanze zatangiye kugenda zishishanya gake gake. Byagiye kugira mu 2018 itsinda rya ngogo rimaze kuba ibice bibiri. Itsinda ry'uburengerazuba n'iryo hagati mu ishyamba. Mu busanzwe nta gitangaza kirimo mu kuri inguge yarwana na ngenzi yayo zitamenyeranye. Gusa ubu noneho izi zahoze zibana ziziranye. Inguge z'uburengerazuba zisa n'izagiye kuri cyane mu rugomo. Ni nkeya mu mubare, ariko zahise zitangira kugaba ibitero simusiga ndetse bihuriweho ku nguge zo mu ishyamba ryo hagati. Biratangaje ukuntu imico ya muntu cyangwa se y'abantu neza uyisanga muri izi nyamaswa bivuga ko zanaturutse abantu. Nawe byashoboka ko wari uzi ko abantu aribo bagira amashyari gusa. Ntabwo zagiye mu ishyamba ngo zirwane,
ahubwo zikora icyitwa nka ambush cyangwa se gutega uduco, aho inguge igenda yonyine iba iri mu byago bikomeye. Inguge z'ingabo z'iburengerazuba zihiga cyane inshuti zazo za kera zikazigota ubundi zikicwa. Biteye ubwoba cyane uramutse uri inguge. Hagati mu 2018 na 2025 nibwo aya makimbirane yavutse. Urupfu rw'inguge 28 harimo 7 z'ingabo zikuze ndetse n'abana 17 mu itsinda ryo hagati. Iki gihe zarishwe twatangiye tubivuga. Impamvu ibi biba mu ishyamba reka tuyivugeho, hanyuma tuvuge no ku bindi bitangaza by'urugomo cyangwa se mu bindi bintu by'urugomo byabayeho mu mashyamba bikagenda bikaba ibintu umuntu atapfa kwiyumvisha. Abashakashatsi mu by'ubuzima ndetse n'ibisimba bavuga ko bari kwiga iyi mibereho y'inguge ngo babashe kumva uko umuntu yaje kwisanga ari umuntu ukunda kurwana. Hari ibintu twavuga bishobora kuba byarateje urugomo. Ibyo birimo ugusenyuka k'umuryango, kuba ingabo mu zari mu nkuru zarapfuye mu zayoboraga umuryango byatumye inguge nto zidafite ubushishozi z'amahane zifata ubuyobozi ubundi zicikamo ibice. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga ubwinshi bw'inguge. Izi nguge zabaga mu muryango ariko zari nyinshi bikabije, inguge 200. Ibi bishobora kuba byaratumaga zirwanira ibiryo ndetse no guhuza ibitsina mu ngore zazo, ubundi amakimbirane agatangira aho ngaho. Ubushakashatsi bwatangajwe mu mwaka wa 2025-2026 bwerekana ko nyuma y'urugomo nk'ubu bigaragara ko inguge z'ingore ziri mu muryango watsinze zagiye zikororoka cyane kuko zabonye ibiryo byiza mu butaka bushya bwabaga bugenzurwa n'ingabo z'umuryango zibarizwamo. Biratangaje ukuntu ubushobozi bwo kwishyira mu matsinda hagamijwe urugomo bitari iby'abantu gusa. Ibi ntabwo ari ubwa mbere bibaye, nubwo kubaho biba gake kuko itsinda kwigabamo kabiri ry'inguge ubundi biba buri myaka 500. Ariko hari izindi ntambara zaranze ishyamba abantu badasiba gutangarira no guhanga amaso bakumirwa. The Gombe Chimpanzee War, Tanzania mu 1974 kugeza muri 1978. Iyi ntambara yaramenyekanye cyane muri Tanzania mu 1974 kugeza muri 1978. Intambara yamaze imyaka 4. Jane Goodall yitegereje itsinda ryiyunze ry'inguge Kasakera. Ni umushakashatsi yiboneye uko iri tsinda ryacitsemo kabiri. Itsinda rya Kasakera mu majyaruguru naho Kahama yisanga mu majyepfo. Imyaka 4 mu ntambara, inguge z'ingabo za Kasakera zagabaga ibitero muri Kahama mu majyepfo. Ububi bw'iyo ntambara ntabwo zarwaniraga ubutaka no kubugenzura, ahubwo bwari ubwicanyi. Urugero, inguge z'ingabo 6 zizengurutse inshuti yazo ya kera yitwaga Godi zarayifashe, ziyifasha hasi ziyikubita mu gihe cy'iminota 10 paka ishize mu mwuka. Naho urabyumva ukuntu byasaga. Inguge y'ingabo yose yari yaragiye mu gice cy'amajyepfo. Kahama yarapfuye iki gihe yishwe. Ingore itarapfuye yari ingore ntipfe, yarahunze itabikoze yatwarwaga bunyago mu itsinda ryo mu majyaruguru. Ibi byatanze amakuru mu bushakashatsi aho twizeraga ko inguge ari inyamaswa z'indyabyatsi zirisha gusa, naho tutazi ko zigira amatiku zikaba zategura intambara n'urugomo nk'ibiranga abantu. Ibi ni nabyo byabaye muri Gabo. Intambara y'ingagi mu 2019 kugeza n'uyu munsi ziracyarwana. Bitandukanye n'inguge, abashakashatsi mu cyanya ndangaburanga cya Ruhango babonye ibintu bidasanzwe. Inguge chimpanzee hano ho zigaba ibitero ku ngagi. Inguge zibarirwa muri 20 kuzamura zagose umuryango n'ituryango duto duto tw'ingagi. Uburyo zabikoraga nuko inguge zitwazaga umubare wazo munini mu guhohotera ingagi zo mu bwoko bwa silverbacks, ku buryo inguge zimwe ziraraga mu bana b'ingagi ubundi zikica. Abana b'ingagi 2 bahasize ubuzima barishwe. Icyo zapfaga umutungo. Uko ibihe bisimburana ubundi imbuto zo kurya cyangwa se kurisha ku nguge
ziba nkeya muri Gabo. Inyamaswa zabaga zibayeho zikundanye zisanga nta yandi mahitamo zifite usibye kurwana, zipfa ibyatsi n'ibiti zirisha ubundi zikicana. Mbere yo kugera ku musozo hari indi ntambara yabaye muri Tanzania mu 1970 yaranzwe n'ubwicanyi ndengakamere bwa Mahare, itsinda ryitwaga M. Abashakashatsi mu misozi ya Mahare bagiye kubona babona itsinda ry'inguge riri kuburirwa irengero mu mubare mwinshi bitazwi aho ziri kujya. Mwibuke turi mu itsinda M. Itsinda rito rya K ryari rituye hafi y'itsinda rya M, gusa mu bihe by'imyaka myinshi inguge z'ingabo z'itsinda rya K zagendaga ziburirwa irengero uruhongohongo. Abashakashatsi babonye ibihamya bihagije byo guhamya ko itsinda rya M ryahigaga ku ntego yo kwica abaturanyi bazo kugira ngo zagure ubutaka. Imwe kuri imwe inguge z'ingabo zarapfuye, urupfu gake gake kugeza zishize. Uko biri kose ukunda inkuru z'udushya, ndabizi inkuru wayikunze kuba tugeze aha ngaha tukiri kumwe. Niyo mpamvu rero ibuka ukande like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yawe, niba uzajya ubona ibindi biganiro rusange tubagezaho n'udushya muri rusange, ibiganiro bigisha buri munsi. Nitwa Samuel Mugisha, ibi birihutirwa. Imwe kuri imwe inguge z'ingabo zarapfuye, urupfu gake gake kugeza zishize. Bisa nk'aho inguge zigira amahane. Biratangaje ukuntu izi nyamaswa zitwara nk'abantu. Ese nawe iyi nkuru yagutangaje? Inkuru nk'izi zo naho ubutaha. Mukore subscribe nta gucikwa. Wifuza ko mu bitekerezo unsaba ingingo nagukoreraho mu buryo bw'ibanga, nomero ya WhatsApp ni 078 226 21130. Email yacu yo ni muntanyetere@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho ntaho dutinda kubasubiza. Nshuti bakunzi bacu, turishimye ko mwagumye gukurikira Tele Montagne Rwandeze. Ikiganiro natugisoreje. Iki kiganiro wagikunze umanuka munsi y'ivideo ukandika ijambo reality duhereza ibindi. Nanjye nshyiramo agatege ubwo ngubwo karushaho kohereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Ku kirahuri cyanyagana iburyo niho nashyize ibindi biganiro birenga 500. Muharebe murabibona, mubirebe birihutirwa.